watwaye ibyo ngibyo ko barenze umwe ambaza ibitsina byabo narabasatse ariko se bahe nzakora iki kugira ngo ujye umera raporo kugiye koko harya ngo barakubujije akazi karakunaniye nge nshireho undi cyangwa nze nkikorere ngewe gakore cyane kandi ubu nge naza nkicara ahangaha cyane ese ko mbona wahorose wazize iki none nakaboko ntikakibaho urubyo bicare bagarabiri wamaga wanahagaritse byantunga nabihagaritse kubera ko utakimpa raporo nge se nakwishyura akazi udakora nuko rero ngewe Latifa ubwo ngubu ugakora nizere ko waje unamwitwaje ko giyewe sizo yagakora rwose agira umutegetsi azanyirukane umuntu tumaranye imyaka nanjye ubwanjye ntazi uzarya iki ko mudateka uzarya uribeshya cyane kuko yambwiye ko agiye kuzana umuntu wo guteka nta mafaranga wamagaka kubako ni umukobwa cyangwa ni umuhungu ntambariza iki ko nakubwiye ko nta kintu uzongera kukubwira ariko bahe ko numva usigaho unsuzugura se nakubashye ryari cyane ko utakibarizwa muri uru rugo ntukiri mabuja noneho uzanyubaha nagarutse nateye agatebe hariya mpicaye winjijwe nandi kari cyo kubaza funguzo zarunkuramo se bahe ninza ntabwo uzankingurira ndakubwiye ngo habe ariko niki cyakumaza ubwoba we nigeze bugira nigeze gira ubwoba bwawe ngutinye wowe nsigaye mvuga nawe ukavuga habiweze kandi ntabwo nzagutinya reka ngo iki sigaye uvuga n'indimi ariko none aka nakumira ahubwo bibaye byiza wakata ukagenda sibe kubona no muri umuhanda kuko bishobora kumurisha akazi kanjye kandi ntakunze kukurusha wowe ndaragiye kandi nkurura wowe ufite ikihe kibazo banza unyumve harubwo nsanzwe mvuga nabi nyine njyana neza w'inkurubangano ubundi ufite ikihe kibazo Narisa banza umbwire ahantu tuvuye ngo ni kwa Shema si kwa Shema si kwa mbwire ubundi uhazi gute uhagera gute ngitsobanurira ubundi hari ahantu hazi gute uhagenda gute Hirwa mu gitondo tujya kujya kwa Shema nakubwiye ngo iki ntago nakubwiye ko Shema yaje ku kazi akanywa yamara kunywa akagenda atanyishuye kubera yari yasinze manager byose akabinshyira ku mutwe akambwira ko ngiye ugomba kumwishyuza rero yari yansigiye nimero yiwe mera nkaho mwishingiye kuya ko n'imyenda yari yamucikiyeho mutizi ikoti ryanjye ndamuhamagara andangiriwe njyayo ngiye kumwishyuza bivuze noneho ko bivuze ko abantu bose bakwambuye ugiwabo wasanga mbabarira ubwiza uko ari ahantu ngiye ntabwo ndabyumva kugeza akanya umuntu nkuriya mumenyana gute ngo wagiyeyo ngo ujya kumwishyuza ngo ibiki ngo facture ntabwo ibyo bintu wapi rwose Hirwa ibintu byo mu kabari ntabwo ubizi noneho wamenyanye n'uriya musore kubera ibintu bya facture n'ibiki twamenyaniye mu kabari ahantu nkorera yaje kunywa uramenyana niba ari ibyo kunywa arabinywa facture ngo agenda atishyuye uramumenya nimero zurazibona umenya hatuye uraza no mu nzu ye byose urabimenya kandi reka nkubwire ibintu byose bigira uko bitangira bikagira nuko birangira so aka kanya utangiye kunshidikanyaho gushidikanya subundi uri gutekereza ko kwa Shema nagiye gukora iki kandi babarira umubwiza urumva kwa Shema naragiye ngiye gukora iki kandi ndimo ndakubaza uriya muntu mumenyanye gute umuntu muramenyanye ngo facture uragiye ugize gutya ngo naratifa ngo muhuriyeho ngo ibiki niyo mpamvu wangaga ko ngiye no kubona naratifa ahubwo ufite hari ahubwo reka nkubwire ufite ibindi bintu uri kumisha kandi niyo wabimisha gute ndabimenye Hirwa tubitege ibintu byose uri kumisha mu Narisa ndabimenye sibi tubitege shira hangaho urutoki nago ndi ikiguryi nago wancurika shira hangaho urutoki Hirwa uko niko usigaye mfata Gasha muraho biriwe mbona nkubwire kubanye nagushaka gacana ahubwo wewe na amahoro se na amahoro bitese chakomera amakuru se ni sawa ndakubona ubicaye hano umugabo wawe ari heza ariyo hose ari kuzerera nka roho mbe abanze niba ari kuzerera nese ko bimeze bitese ubu rero nakomeje gutekereza nze kukureba iwawe cangwa none Imana irakunzaniye amahoro se tubyita amahoro ra ndashaka kungira inama ikomeye muri aka kanya
kandi gasha mubwira inama nziza nk'inshuti. Oya nayikugira rwose nusanga ibyo ugiye kumbwira hari inama nabonaho nayikugira pe. Ko we uziranye na mama mwari cyane. Mbona musanzwe muvugana. Ubona ari nk'iki namukorera kuri aka gasozi kose bakamenya ko njewe fefe. Ubu bwome bwanje burenza abandi bose. Nkamukandamiza ku buryo ifuro ryaza mu nkomuka. Ese kugira ngo wamukanda wenyine uramukubitwa n'ubu uzahana ngeze. Bikada nawe se. Uyu musozi wose nta matibwa bwa ndwaye sida. Kasi yahese sha ko ndengana. Ubuza abantu bazi kuri kana musozi ngo ndwaye sida. Yarazengurutse mbega wajyanga urabona abantu bavuga umuganda baba bafite akamikoro. Nse ko ndi kubona wegeraye. Koko se. Ibaze kwirwa zenguruka abwira abantu hano hose ngo ngiye ugashama rwaye sida ariko none se yarifasha apfa kubivuga guco gusa. None se atapfa kubivuga guco gusa no muganga yarampimye. Umva mu bindi sibyo. Basi nta nubwo wanabibonamo umugisha kuba narahuye na Shema nkagera aho ngiwe nkasanga Shema ari uri kwangaza mushiki wawe. Nta nubwo wanabona byibuze ko ari Imana yanyoherejeyo. Tuvuge ko ngari umugisha kubona ngo wagiye gutekereza ko nagiye gukora iki. Surabona ndi ikigori. Narisa reka ngo ubu n'imyaka mfite urabona ndakana imbere yawe. Munarisa. Ngiye ibintu ndi kubwira ntabwo uri murabyumva sibyo. Mbwira ukuntu ushobora kugenda ukajya mu rugo rw'uriya musore. Noneho ubonye ukuntu mu nzu ye hameze. Wabonye iziriya ntebe. Wazibonye ukuntu zimeze. Wabonye screen flat afite. Ni umuntu wiyubashye pe. Mbwira ukuntu wajya hariya. Nyine tobora umbwira ikintu ushaka kumbwira Hirwa. Mbwira nyine ukuntu wajya hariya. Nahise tuvuge ko umusore nta n'ikintu yigeze akubwira. Tuvuge nta n'ikintu yigeze akubwira. Se watoboye ukambwira ikintu ushaka kumbwira muri make. Ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. Ntabwo ndi kubyumva. Kugeza igihe uri butora ukambwira ikintu ushaka kumbwira. Ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kuvuga. Monalisa reka nkubwire sibyo. Urabizi ngiye nawe turakundana sibyo. Ariko nubwo dukundana ngiye ndi umukene pe. Ndi umukene urabizi. Nta kintu ndagira nta n'ikintu n'iki na gito mfite. Rero ngiye kugira ngo numve ngo wagiye kuri uriya musore. Nanjye niboneye ukuntu ameze, niboneye ukuntu muri salo ye ameze, n'umuntu pe ufite gutya. Urumva ari wowe uri njyewe watekereza iki? Se Hirwa reka nkubaze. Kandi icyo wamisha cyose wafushye muri make. Nese gufuha kwawe se bitangiye gutuma wumva ko wanakariza icyizere ukumva ko ugomba kujya unshinja ibintu. Ushaka kunshinja ko nyende kuguca inyuma. Nakubwiye ngo icyo wakora cyose, ibyo wambwira byose, amaherezo ndabimenya. Kandi ndakora igishoboka cyose, menya ukuri. Kandi ukuri ndaza kukumenya. Ngiye kuzasiga umutwe urwanira umugabo utari data. Ntembi ntica ntikize zo zikaza hashize imyaka. Cukisha ibiryo bidahari. Tangaza iyo umuntu watamura runo rugi kututagira ufu. Ewe se kuri aho ngaho wenyine byagenze. Fungane ko ntari impfuye. Umuntu araje aranzunguje, arankoroze, arantutse, aranyandagaje, arankubise. Anyurira wowe, nziza wowe. Hindese. Urumva ari nde wundi wazanga guteza impagarara avuga izina ryawe. Ntatakubona arapfa. Uri imiti ye, uri byose bye, nazakurwanirira. Hindese nyine kutari kumuvuga. Cyo nakubwira cyo ugenda wigengesereye kuko ufite umwanzi kandi akugenda runono. Yaraje azi kuri hano gakwica. Kurya bunguri pe. Ase baye na wabaye iki none? Uwo muntu ninde? Nawe uri jewe watinya kumuvuga da. Ahubwo se ntawe muhuye. Dore ko namusize ahagaze ku muryango. Yanze kugenda ngaragutegereza uwo mutwa ujyane. Yentegereje kumbwira uwo muntu wari. Ewe. Ni wa musore se Latifa yavuze ngo azangwa zantega. Umusore wandusha ninde? Hari umusore uze muri quartier wankoraho. Jewe. Nose ninde? Umugore wawe da. Yazara umugore ngira. Yambwiye ko uri umugabo we. Ambwira ko uruwe ntawe umufatanyije kandi azagutsindira.
none uramwihakana. Ni Latifa. Latifa avuye aha. Latifa? Latifa da. Wongeye kwinjiza Latifa muri uru? Uramenye da. Namwinjije wambonye. Abo se Serire wabonye itacitse. Twarwanye pe. Amfatani arki. Aranumwezi. Aranzunguza. Yandegeje igipangu. Aragaruka arantoragura ajyana hanze. Gashaka Shema. Ahubwo yinje muri uru rupangu cyangwa wamwangiye ko yinje? Ndakubwiye ngo ntiyahinja pe. Zahinja ntakiriho. Nuse yaje abaza ngo abantu ngo baje hano ngo nanze kumwitaba se nyimuha amakuru. Yewe yumvaze ko utangiye kumenya akazi. Ko ngiye kwasiga umutwe ra? Oya, wowe komeza gutyo ngiye n'umushahara nzawukongeza. Ariko ririya shyano sinshaka ko rizongera kwinjira muri uru rupangu. Yewe nta kindi ashaka ni ukudutesha umutwe. Si ni shyano gusa. Shyano rigeretseho Satani. Ura n'umugore. Se wari kuzamushobora buriya reka tuvuge ibintu dusubira ibindi. Uramushatse umuzanye hano muri uru rugo. Wari gushaka n'imbwa zimurinda. Yigeze mpima kugira ngo cyangwa nigeze njya kwipimisha turi kumwe ku buryo agenda kwira izo nkuru. Gashama. Kuva wabereye urabona umujya kwipimisha sida kaza kabivuga. None se yabikuye niba atari ibyo kwirwa besha nyine. Ubuse wowe ndebye ubona ameze nk'umuntu urwaye sida. Nuko gutwi kwa ko gugondamye hano ubwo siyo. Ariko none sida igonde ku gutwi. Sida yabigeze ku gutwite. Wowe nawe ndebye ngiye gashamura kuntu mpagaze bwumva. Ubona ameze nk'umuntu warwara sida. Yacese Jinduru utaramaza kubita agataruka. Ako kigo ki? Wa mugabo ko ntangiye kukwishisha. Byihorere. Uriya mugore hase none hanyuma wowe muri gupfa iki? Si umunwa we? Umunwa aragenda ahantu hose arabunza umunwa fefe nabijiyo bija n'abarozi yiririri kandi uvuga nicagiye umugabo we yararwaye kimarari aravuga ngo twaramurozi. None abantu bose ahantu tunyuze baraduciraga bakatwirukaho ubu rero ngiye kumukorera akantu umfashe umpangire neza umugambi namukorera mama mwara kazaje aravuga ati mu bagore mutinya kuruga umusozi fefe niwe wa mbere. Yene umva ikintu cyaba cyiza umuntu yamukorera cyetse umuntu amwinaganitse ku rurimi ugafata uyu n'uruka rwinaganikaho. Byashoboka se wakwizirikira wazirikaho gute? Nyine nawe ushaka ukuntu wabigenza nyine ku buryo ururimi rwe warwinaganikaho wenda rukagera nkanga. Umva rero nkwereke ntimufitanye ikibazo ariko ibaze fefe umuntu ugwarabika gutyo ubu se muri agace nakura umugore yirwa ambeshyira gutyo nanje kandi yashyizeho icaha gikomeye cyo kuroga urubwa. Rega nanjye rega ni nkuko uruzi byuze nanjye avuga ko ndoga. Njewe nawe tugiye kunoza umugambi tugupange tugwige neza tugunoze guca tuvuge ngo gashamura na fefe mama mwari bagiye kumucecekesha ku rugo umusozi twamushira mu kibindi twamushira mu gicuma twamuzamura mu giti cyo tuzamukorera. Akira ariko waruzi uzi umwanzuro ngene nafashe nafashe urutubo ari umusaza duturanye twari duturanye kera ariko nawe ubu ngubu baracyahari yari afite isekurira rigenda urumva nene nafashe umwanzuro kujya kumushaka akamfatira uriya mugore akamushyira mu gicuma. Sinumva ari bimwe si kibindi n'igicuma byose ni kimwe ku buryo n'umugabo waza yumva igicuma cyo bari kuganira gusa umugore akamubura. Nje niyo mwanzuro yari amarabitse bikomeye fefe cyangwa tumugira imbeba tumugize waramugana wamugira imbeba agahita amwoherereza ipusi. Kanekereze neza tekereza neza nje nawe tubishizeho umutima tubikore nyine tumukorera gashya ngize amahirwe ahubwo kuba nawe uri kubitekereza. Shamba nkubwire akoreba n'ubu bwiza bwanje umuntu akavuga ngo urarogara ubusumuruzi usa guca ngaho reba nawe ibaze waroze useka gutyo n'ukuri ariko umva uramutse unanirwa ngiye ubumpaye naburya. Gashamuca komeza igenda iyo washaka befereka ngenda ariko ntacyo ariko uwo mugambi tuwunoze nje ndaza kukureba kandi biseriye tubikore nukuze kundeba. Sawa rero ngaho wirira urakoze cyane. Yego Hirwa koko Hirwa ikisi utangiye gushidikanya ku rukundo ngukunda koko Hirwa
ibintu byose twanyuzemo. Nese urashaka kunyibutsa ko uri umukene ntabwo twirirwa tuzengurukana mu mihanda? Nese ubugira ngo Shema niwe mugabo wa mbere mpuye nawe? Hirwa koko ubutugu bwo mu kabari nta bandi bagabo noneho baba bahari. nyine abagabo baba bahari ndetse banarusha ubutunzi uriya mugabo uri kuvuga uri kunshinja, ariko nta n'umwe. Hirwa baba bahari nyine ndabyumva, baba bahari benshi, baba bahari buzuye. Hirwa ko wansezeranyije kunyizera. aho yareka ibyo tubireka. Ubu tuvuge ko noneho mu kabari ahantu buri gukora nta n'umugabo ugukoraho, ko numva abagabo ari isoko ryabo baba bahuzuye. Uvuga ko nta mugabo ujya uza akirirwa gukorakora. Hirwa ko nkora muri kontwari kuko nahura he n'abagabo? Usibye uje kuri kontwari akansaba ikintu nka kimwe akampa amafaranga, murira he kuko n'abagabo? Nta mugabo nkoraho, nta wansanga muri kontwari ngo aze kunkoraho. Hirwa wahoze uri amahitamo yanjye kandi uzahora uri amahitamo yanjye, ariko kwifata ukanshidikanyaho bigeze aha ngaha birambabaje. Gute kuko wankora ibintu nk'ibi? Kubera iki? Hirwa ko nawe ujya uncanga rimwe na rimwe, ubundi rimwe uramuvugira ngo aguha amafaranga, ubundi wabaye nawe waranshutse ngo mwihorere ntose ndacyayabona. okay, yewe icyo nshaka nuko atazongera kuza hano. Zemera ngo icyo ushaka cyose, ariko uriya mukobwa niba ari umugore niba ari iki databuja urabizi ko nkubaha, ariko nawe kare numvishije hari ibintu bakuvugaho nako bakubwira wakoze, numva si byiza da, bituma ntekereza ko na Latifa ashobora kuba ari kukubeshyira. Ni ibiki se kandi wumvishe? Latifa ntatwite? Kuba twite icyo njye ntacyo bimbwiye, ko sinjya nizera ibintu ambwira. Ibyo uvuga ni ukuri, kuko buriya nanjye ndamureba nkabona niyo yaba ayifite aba atari iyawe, ahubwo yaba ari kubiterwa n'uko yumvishije ngo umwari nawe aratwite nk'iyawe. Ntabyumvise da, wayimuteye se? Wayimuteye nubwo bavuze ngo waramwihakanye. Uwo mwari rero nubwo ntamuzi ntaramubona, ariko ntiyaba ameze nka Latifa. Ntabwo wagira ukagira ucya Latifa ukamuhirikiraho mu mwobo tukarenzaho amashara, yamara kuzimira akazana uwo mwari mu rugo, dore ko yitwa n'izina ryiza di, ntabwo yasara yitwa umwari. Ese kuki ukunda kumviriza utugambo cyane? Kumviriza da, kandi nyamara nkugira inama ukabizanamo amarangamutima yawe no kumva ko uri umutegetsi, tutakicarana ngo tuganire. Ibyo kumviriza ubyumvishe hehe ko nkubwiye ko nabyumvise? Wumva rumviriza igipfa amatwi kitumva neza, cyegereza amatwi kugira ngo cyumve ibyo bavuga. Njye numvise. None se ukurikije ubwenge bwawe ari Latifa, ari n'uwo mwari utazi, urumva ari nde twabana? Ntakubeshye ibyo maze kukubwira, Latifa si umugore. Reka da. Bro, bimeze bite se mu rugo ko ubwo maheruka nabonaga ari imiriro? Umugore wawe ko ari insazi buriya. Shadia, ni ukuri ko Imana kubeshya. Ibyaha nta gihinduka pe. Uko wabisize niko bikimeze. Mwaho nabuze ijambo hano mu rugo. Umugore asigaye yarigimbije, ni ukuvuga ngo mbese newe nimba ari umugore wanjye, nimba ari njye nabaye umugore byarananiye. Nta jambo mbese, ni ukuvuga ngo iyo mvuze n'akajambo gatoya, ni wa muntu uhagurukira hejuru agashaka kunza ibyo asigaye arankura n'amatwi. Ibaza umugore usigaye amfata ugutwi gutya nicaye akankura nk'ena akanjyana mu nda. Ariko ku rundi ruhande rumwe hari igihe namushyigikira. Mwese nkawe uri umugabo mu rugo nta kazi ugira, ubona koko inshingano afite ni nyinshi, niyo mpamvu kenshi mbabona gutesha umutwe.
umva rero nkubwire Diane n'ubundi umugabo uko aguye ntabwo ariko agwa ngo arambarare sigo nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona nese ubundi ndicara ndi gushakisha kandi ntabwo umuntu ukavuye kazi mu buzima bwe burangiye igikuru ni ubuzima iyo ufite ubuzima n'akazi ni kawe rero mu gihe kataraboneka ntabwo nawe imbwa cyangwa mbi inganzwa mu rugo gusa abagabo bose bo muri Rwanda badafite utuzi ni ukuvuga ko abagore bazajya babicara hejuru bakabanya hejuru kandi muri iki gihe n'uburingane n'ubwuzuzanye iyo ni itegeko rya leta sibyo umugore afite akazi yatunga urugo umugabo adafite akazi cyangwa umugabo afite akazi yatunga urugo umugore nta kazi afite ibintu ni magirirana sibyo nanjye ejo nshaka kuba ngafite nawe akaba gafite cyangwa nawe akakavunanye akajyaho nubwo ari afite imitungo ariko twazanye ivangamutungo yakabe kuba binyubahira ko twasezeranye ubuse abakobwa bangahe basanga abakobwa nta mitungo bafite umugabo akaba yarubatse igipanga afite amazu n'amataje neza kandi akaza bagafasira ivangamutungo kandi umugabo akabimwubahiramo ubuse kuba afite ino nzu umuntu uko nansanze ayifite bivuze ko yansuzugura inzu se niyo naje nshaka urukundo n'umugore rero biragoye uriya mugore kuba mwasezeranye ivangamutungo ntabwo ibyo ngibyo bihagije kuko ukuntu nabonye ameze iyo mitungo yanagupfira ubusa kandi uyirimo yitwa ngo mwarayisezeranye none se Diane kabe mushiki wanjye ngira ko hakabe kumfasha ukareka no kuntererana n'ibibazo byanyu dore ko unabizi biba byose urabibona ubu wamfasha iki ku buryo nanjye ibyo nabivamo nese nake divorce nake gatanya nta myaka irashira cyuko icyo nagufasha ni ukumuzimiza ariko nanjye nari mwishe rero abagabo batandukanira rimwe yakwigiraga gutya akikaraga namuhindukije ndababwira ati ntuzagaruke hano urugo urebe n'ishyaka rihanganye n'irindi urumva ni kwa databuja ariko nanjye mafiteho uruhare ngomba kumurindirira no kumurwanirira no kumurengera muri byose shaka uwo mwari rero nubwo numvishe yazimiye nawe utaza hari kandi nkabona udashaka no kujya kumushaka erega naza Latifa ntabwo bizamubuza kuza muri uru rugo ntabwo nawe umaze kumumenya aziko uzakomeza dutesha umutwe mpa ariko ntazi ko n'imitwe itagishya yabaye amasarabwayi mitwe ntiyashya ntiyadufata njye ntabwo nabana na Latifa ntabwo ni ukuri nta mpamvu ariko rero nawe ushyiramo imbaraga ushaka uwo mwari numvishe uri kubikwepa mfite gahunda uze kuba wabyumvishe ubu uri kumbaza ubu uri kumbaza kugera inama no kongera imbaraga kugira aho ugarukira rero ntukivanye mu buzima bwanjye sibyo ukora akazi naguhaye ibindi byo byihorera koko ase urareba ukabona ntacyo mazera ibi mvuze byose hano ntacyo ukuyemo ndakubaza ahubwo se turarya dute noneho no ntiwumva ibyo rwose ahubwo se turarya gute ndakubaza ukambaza yewe uyu munsi ngomba kubiteka barya ibyo natetse byanga byakunda rwose ugomba kurya ibyo natetse ukumva uko bimera ibiryo byabahe na abo amafaranga tujye kubihaha cyangwa turahera kubiri hano reba ibihari ubwo ndaje ikibura umbwire turabihaha yego urakajya uhora ubaza ngo turarya gute kuko ubura kurya aribyo bya mbere kugira ngo uriya mugore yakemera kuyiguha yatatekereza imitungo yose iri muri uru rugo ko mugiye kuyigabana akumva ko biri bube bigiye hayi cyane ikiriho ni iki ngiki ahubwo reba ukuntu cyagenza gufaka amafaranga y'inzu byasakuje ukaba induru kuyabona ese waretse ubundi kubona ko mu nzu ari rwaserera nibyo ndabamereye nabi ubushobozi ni ntabwo nta kazi mfite urabizi kujya nza gukwaka amafaranga mugasigara murwana muteragurana hejuru nabyo ntabwo byoroshye ahubwo ikiruta reka nimuke nzi kubahana nta mugore ntazakumena amazi ashyushye oya yewe njye nawe se turi abavandimwe nidufatanya nta kizatunanira reka nimuke nzi mbe hano tuzajya tujya inama y'ukuntu tuzamuturisha burundu ariko zikare byo uburyo bizageraho tukanamugambanira n'imitungo tukayitsiriraho Shadiya cyo ni igitekerezo icyo ni igitekerezo ndetse cy'abagabo pe kubera ko tuba turi kumwe hano muri iyi nzu ubundi njyewe najyaga mutinya kubera ko ndi umwe ariko ntituba turi babiri ndakeka ko atazazana umunwa muremure ntabwo byakunda uko uzajya ugenda hariya umwumve wumve ibiri kuberayo nanjye nzajya mba ndi hano hafi ndi gukurikirana
mu gihe utahari njye nzajya mba mpari amakuru yose tuzajya tumenya uko bimeze duhahane ku birasaba ko mbanza nkubimusaba kuko kandi nta ndwara nabyanga ntabwo yabyanga ko nanjye mfite ijambo nanabyanga nzakuzanira ku mbaraga noneho nzareka azagusuzumikana kwirukankana si ikibazo natwirukana natwe mbere tuzajya ariko ni ugupfa kwirukana umuntu muri iki gihe reka umenye ko ndi hano ku bigo bwemewe n'amategeko urumva ushaka ukuntu kandi n'abagabo natwe ntabwo twemere ihohoterwa wowe reka nkwereke ikintu dukora wereka naza kuzana bimubwira sibyo n'ubundi nta nubwo biri butinde rwose niba na ngombwa n'ejo uzimukuze uri kumva asigaye tukwereke icyo tuzamukorera biriya yigize nzi neza ko nituba turi babiri ntacyo azarenzaho tugiye mu rugamba rutoroshye ariko rutoroshye ko bibaye na ngombwa n'umuntu yagikindura kikava ku isi umuntu none se twazanye ivangamutungo hano undi muntu wasigara nayo rero sinjye nasigara mpayo kandi aho mbere n'amazu yose akodesha ntabwo kongera kubwira byo gukodesha bro ko nabonye uriya mudamu watoroshye buriya tuzabicika reka nkubwire Dia naramuka nanabyanze ntafite isi umukobwa yazanye agacumbikiye ubwo nanjye nzamubwira amusohora amutanze kandi kubera ko nabonye babanye nzi neza ko atakomera kumusohora byanze kunza azabyemera rero n'iki kibazo katwinjire muri urwo rugamba buri Imana n'ibidufashamo tuzarutsinda gwenda ngushakire n'akantu ko kunywa n'ubundi utaza ako si uri kunyigisha kubaka urugo cyangwa wowe ufite uburenganzira bwo kumitiramo umugore ngomba gutunga oya ibyo no kunyivangira mu buzima ngiye ngomba gushaka uwo nshaka ntabwo ugomba kumitiramo yikise ese ubundi reka nkubaze uwo mugabo uri kumira ngo ushaka kubana nawe ngo umari ngo arababangamiye uwo nyobeye ko ari ikiremba azakumarira nonese ntidukorana ntituziranye se kugira ngo ntabwo mbizi birasa n'ikiremba ndabizi urajya guteza impagarara ushaka kubana nawe nta kintu akumariye kuziye mpamvu oya kubigukorera nabigukorera nka mushiki wanjye ariko ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo kuntegeka uko ngomba kubaho ntabwo wowe umitiramo ufite ubuzima bwanjye mbayeho nawe ufite ubwawe kukumva se kukumva iki nawe kuki utashaka kunyumva oya wizana ibintu bya santima ngo ni musaza wawe n'iki ninjya kubana nawe nkahura n'ibibazo ntabwo nzajya ngushaka aho uri ngo uze unkemurire ibibazo ngomba kubyikemurira nyine nawe urabyumva nyine oya ngereka mbikore uko mbishaka umwari nimba mbishaka kuzabana nawe nzabana nawe ariko winshiraho itegeko wishaka kunshiraho itegeko rwose ibyo birakureba nyine shakisha uburyo ese ubundi ko nakugira inama wanze kunyumva njye na sisita mukuru turakubwira ariko ntabwo ushaka kutwumva kuki uhatiriza nimba atagushaka wamuretse niyo mugabo ubaho wenyine hamplisi ujya kubana n'umuntu utabyara kubera iki ko aricyo kintu ntari kumva umwana wari waragiye twaragushatse twarabajije twatanze amatangazo si we uragenda udasezeye n'abantu mubana mu nzu uzi ukuntu twahangayitse mama ntakiryama ngewe baba bavuga ngo ubwo nakubwiye nabi kandi ndi intungane y'Imana n'ukuri si kuki wagiye utambwiye we ndagarutse none se ko yabuze ntimumushakisha kandi twaratanze n'amatangazo no kuri radiyo twaragiye no muri ribu rwose twagiyeyo rwose mama yagiyeyo arabaza ariko rwose bana yanjye ndetse nta nimero ye mugira none habwa icyubahiro nimero yiwe se yewe ntibahora ahinduranya amatelefone byaratunaniye yanze gucamo birasa ntawe uhari hari aho yari yagiye noneho ni wowe uri hano wenyine oya na mama arahari byose ubundi wowe n'umwari mupfanye umwari se umwari ni umugore wa musaza wanjye karame mama erega dufite abashyitsi karame ariko nibwo bakizana njye guhamagara ese kutarambwiye ko twagize abashyitsi
ngo bakiza Yesu we kumanira neza koko kuri Imana ihabwa icyubahiro umubyeyi Shavura imanira kuzi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kuzi